Bene data nshuti zanjye, turagarutse kandi nanone nkuko twabibamenyesheje mu gihe cyashize, tugarutse gukomeza igice cya kabiri. Ngira ngo bwashize mwumvaga ko navugaga rwose nitonze, ariko ngira ngo noneho murimo murumva ko uyu munsi ngarukanye andi mavuta mashya. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uwo mugarukanye n'ubundi aracyari Jean Paul Kimanuka, kandi kuri bwa bufatanye bwa Yesu Niyamamare Hose TV na mwene wacu na mugenzi wanjye Izayi. Reka dukomeze igice cya kabiri rero nkuko twabibasezeranije mu gice cya mbere, tuvuga kuri bimwe mu mpamvu cyangwa se bimwe mu biba intandaro yo gutuma abashakanye batandukana. Abantu banze ukuri, cyo ni icyambere. Indi mpamvu yindi yiyongera kuzo twari twavuze bwa mbere, nuko abantu birengagije ukuri. Bwa mbere twavuze ko bisha amategeko, bakishyiriraho kandi bakihangiraho ibintu bigendanye n'imyemerere yabo no kwihumuriza no gushaka indamu n'ibindi. Turagarutse mu yindi mpamvu ituma umugabo n'umugore batandukana, ndetse kandi ibyo byose bikaba hari ababatije umurindi. Nimvuga ibi bintu, hari abantu batari mu madini ariko mu by'ukuri nabo babasha gutandukana. Twababwiye mu mpamvu zibanze cyangwa se no mu mpamvu zibanza mu gice cya mbere, twababwiyemo umwuka wo kutanyurwa. Iri jambo cyangwa se iki kintu cyitwa ukuri hagati y'umugabo n'umugore, iteka ryose yaba baba mu madini yaba n'abataba mu madini, iyo hatabayeho ko umugabo n'umugore babwizanya ukuri ngo bemere kuyoborwa n'ukuri, ikigeretse kuri ibyo ngo bemere kunyurwa, ni imbaraga ebyiri zituma umugabo n'umugore baba mu idini cyangwa bataribamo bashobora gutandukana. Iya mbere ni ukutagira urukundo hagati yabo, ugasanga umugabo n'umugore cyangwa se ibyo ugasanga ibyo bakoze byo kubana babikoze mu buryo bw'agahararo, hanyuma bakabikora batabanje gutekereza neza, bahubutse. Zo zose ni impamvu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe mwebwe mubasha kudukurikirana, kuko ndemeza ko ibi bice byacu ko ari 7 ntabwo bizakurikiranwa n'abantu bari mu madini gusa, hariho n'abatari mu madini ariko babasha kubikurikirana. Bavandimwe rero, uko waba uri kose ndaguhamagarira kugira ukuri. Turakomeje. Abantu banze ukuri biyomeka ku kinyoma. Divorce ku bashakanye, imwe mu nzira iganisha ikiremwa muntu ku rupfu. Rwa kabiri ruvugwa muri Bibiliya, inyigisho kuri divorce. Icyo ni igice cya kabiri. Nari ndimo mbamenyesha ko dutangiye gusoma igice cya kabiri. Amwe mu madini kwisonga mu gutiza abayoboke bayo umurindi wo gukora divorce kw'abashakanye. Bivuze ngo muri ibi bice byacu ko ari 7, ndagira ngo mbabwire ko uruhare runini cyane rugenda rukomeza kugaragara no kugaruka ku madini tubarizwamo, kuko agenda agira umurindi, atiza umurindi cyane abantu hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga babaye inzira yo kugira ngo Satani anyuremo atandukanye umugabo n'umugore bashakanye. Ubu Satani yagize ubuhanga bukomeye bwo kubuza abantu ijuru, kuko amaze kugira intiti cyangwa se abaciye ubwenge ubwo muri make, cyangwa impuguke mu bya teolojiya, afite abavugabutumwa, afite abaririmbyi, ubuho afite n'amadini menshi cyane ku isi. Mu by'ukuri ariko kubera gukunda indamu no kutanyurwa kwa muntu, abenshi ntibarasobanukirwa, kuko mubo ayobeje harimo n'impuguke zaminuje mu bwenge bw'isi, aho bemerera abantu kubashyingira bwa kabiri. Nyamara bene abo bantu baramaze kurahira imbere y'Imana n'abantu, ndetse bafashe na cya gitabo cyubahwa cyane mu isi no mu ijuru,
aho baba barirahiriye bati twemeye kubana karamata nk'umugore n'umugabo, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ese kubashyingiye, wowe pasiteri, wowe mushumba, wowe revera, wowe bishop, nta rupfu rwabayeho? Mbese kongeye gushyingirwa nta rupfu rwabayeho, wa mugabo we, wa mugore we, hagati yawe n'uwo mwashyingiranywe mbere? Yo, birababaje disi. Abantu banze ukuri, basomye, babwiwe, basobanuriwe kuva kera. Dore abantu bahisemo komatana n'ikinyoma kizabamanurira mu muriro utazima. Nyamara mwibuke ko nta tegeko ryavuyeho, kandi ko abagenzi uko mutegerejwe n'urubanza rusumba ibyo mwirukangiraga. Reka tubahe urugero rwo mu ijambo ry'Imana. Matayo ibice 5 n'umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Uwo ni Yesu wabivuze. Dusome kandi nanone mwitangirira ibice 2 umurongo wa 21 n'umurongo wa 24 kugeza 24. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bavandimwe, ko mwabanje kumenya ukuri none mukaba muherukije ikinyoma, murabona Yesu azahomba? Mbese murumva ko Imana ari umuntu ngo ibe yaribeshye mu guhumeka? Mbese nimuzi yuko Bibiliya ari igitabo cy'ibyahumetswe n'Imana? Ese wa mugore we uzaba umugore wo mu mbavu zingahe? Ese wa mugabo we ko wihumuriza ukaba umugabo wavanywemo imbavu zingahe? Dore rero uko mutaramenya uwo murwana nawe mu ngo zanyu, niyo mpamvu Satani yafashe intego yo kuziba benshi amatwi, kugira ngo arusheho kwigarurira imitima yaboroheje n'abakomeye ariko bo muri iyi si. Ariko dore ngo abantu benshi bazabona ishyano we, bishuka ko bari mu nzira igana mu ijuru. Ariko ndabwira wowe mwene data, ntigarukira Uwiteka bigishoboka, arakugirira imbabazi. Ndagira ngo nongere mbibutse abavandimwe, dusoza iki gice, gusangiza ubutumwa bwiza bagenzi bawe badukurikire, kandi no kutwandikira kuri za nimero twavuze mu gice cya mbere, ndetse tukurarikira no gukurikirana igice cya 3. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko tubakunda. Ibi byose turabiterwa no kugira ngo tubafashe mu by'ukuri gukomerera mu ngo zanyu. Wa mugabo ugakunda umugore, kandi wa mugore we nawe ukagandukira umugabo. Batangariza ko ibi bibazo bikomeje guterwa no kuba buri muntu wese abasha kugera igihe agahagarara mu nshingano zitarize. Hanyuma reka nongere mbasezereho, tuzasubira ubutaha. Yari Evangeliste Jean Paul Kimanuka, nkaba n'umuhanzi ndetse nkaba n'umunyamakuru kuri ibi binyamakuru byombi. Mugire amahoro y'Imana, ndabakunda. Shalom.